Guys, ndagira ngo niba usanzwe ukurikirana showbiz nyarwanda ubu ngubu rwose no nkuru ntagiraza kugutungura kubera yuko umukobwa urimo gusacingwa cyane ku mbuga nkoranyambaga kuruta abandi ni umukobwa bita Nyambo Jessica. Nyuma yuko amaze kwemeza yuko umukobwa wese nyarwanda, umukobwa wese ufite indangagaciro, ibyo yacamo ibyo yanyuramo, ngomba kurinda agaseke ke rwose kakazafungurwa na nyirako. Ati kari agafuniko nicyo kirango cy'umukobwa nyawe. Ati ntago bishoboka rwose ko umukobwa yakundana n'umuhungu umwe agafungura agaseke, batandukana akisanga akundanye n'undi nawe agakoramo, agakundana n'uwa gatatu n'agakoramo, bose bagenda bamuta. Aribwo yagiye yemeza neza yuko bigumye muri ibyo ngibyo umukobwa azajya kwisanga agiye kubana no bazabana. Yaramaze kurangara mugani wa za nkuru zipostingwa na Kazunguka Boss, aho umugabo bamukanze udusabo yuko yaramaze iminsi aserereza umugore namutesha agaciro, muziza kagaseke rwose kategeranye habe na gakeya. Benshi bastar nyarwanda rero bakimara kumva ko uyu nguyu wita Nyambo rwose kagifunitse akiri isugi, bababaye cyane barimo ba Aisha Nyindi, Aline Sano, Ariel Ways Bwiza, bavugaga bati uyu mukaritesera dushutse bona titi tukajya tubona bakanda kana kariya tugira ngo nawe agaseke kiwe karapfundurwa, kumwe dufungura kacu kandi akiwe yarakabaniye. Ko kwitwa Aline Sano we yemeje neza yuko agaseke ke karamutse gafunitse ubwo mama yabaroga. Hari n'abatatinya kuvuga yuko Titi Brown ati ni musore nyabakisesha cyane ko batatinyaga no kwifotozanya barimo gukorana ku bice by'ibanga, ariko no mukobwa akaba aramubereye ibanga akanga kwemera ko yafungura agaseke ke, akaba arabashije gushuka abastar bose ho bemezaga ko niba Nyambo na Titi babasha gufungura agaseke, ati nta mpamvu yuko nabatagafungura ko muno mukobwa yarababeshye. Ko natanye bibabwira rero yuko uyu mukobwa muri message ze cyangwa se inbox ye kuri Instagram ndetse no kuzindi mbuga hamaze kumera neza cyane muri hostels za Petit Seminaire, kubera ko abasore bose uzi basanzwe bacacambwa mu gihugu cy'u Rwanda barimo kwandika ama message basaba yuko no mukobwa abaha amahirwe akaba aribo bazabasha kwifunukurira kano gaseke bakaba babana nawe. Harimo abitwa ba MC Nario, harimo abitwa ba Musinga, Jean-Marie Microgenic, Kid from Kigali ndetse n'abandi basore benshi barimo kuvuga ati rwose ako gaseke ntukuye ko turenzaho, kiduha amahirwe rwose abaritwe tuzabana nawe tuzabasha kwifunukurira kano gaseke. Umukobwa rero komeje kugenda hesha ishema industry nyarwanda yuko rero umukobwa aciye mu bizazane byose abakobwa baciyemo akabasha kuba icyamamare kimenyekana, akaba ageze no ku rwego ruko mu bakobwa afite amafaranga menshi muri no industry ya cinema. Neko benshi masesengura ibijyanye na cinema nyarwanda bavuga ko umukobwa ushobora kugera ku gasongero akaba icyamamare rwose nta musore ugeze afungura ku gaseke kiwe. Ati rwose bimeze nko kuba yaca mu nyanja yuzuyemo ingona akaba yabasha kugera ku nkombe nta nimwe ibigeze imukoraho cyangwa se ngibashe no kumuruma na gake. Bikaba binamaze kuba kiriya yuko mu gihugu cy'u Rwanda uyu numwe mu bastar bakomeye muri cinema bagifite agaseke gafunitse akaba kiri isugi, ndetse akaba hurirana na mugenzi we usanzwe ari umunyamuziki ukomeye cyane bita Marina, aho usanzwe yaremeje neza yuko ari we muhanzi nyarwanda wenyine ugifite agaseke gafunitse n'akaba kiri isugi. Guys, ngaho namwe nimuze munyemerere tuganire ubundi iri kubera iki abakobwa batabasha kwigira ku bantu nka Nyambo ndetse n'abantu nka Marina ngo bashe kurinda ubusugi bwabo, cyane cyane ko basobanuye icyo bumaze. Kambibutse ko hamwe na Fabafone ubu promotion ziracyakomeje, ntuze kubura kugura telefone yose wifuza, igabanyirizwa rya 30% biraza kwemeze neza cyane. Byane n'abarimo gufollowinga Fabafone kuri TikTok ndetse na Instagram barimo guhabwa impano zigiye zitandukanye. Nimero yacu niyo ngiyo muri screen.